Muraho ndagusuhuje wowe uteze Ramuso ubumenyi TV amatwi. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel kanda subscribe ukanda inzogera kugira ngo n'ubutaha ujye ubonera ku gihe amateka y'u Rwanda. Kuri Ramuso ubumenyi TV niho amateka ahinduka ubuzima. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe inkomoko y'Abanyarwanda, imiryango migari y'Abanyiginya. Ntucikwe, tega amatwi paka ugeze ku musozo nawe umenye aho wisanga muri ayo moko y'Abanyarwanda, imiryango migari y'Abanyiginya. Cyanditswe na Nsanzabera Jean Dodi, inzobere mu muco, amateka n'ubuvanganzo. Dukomeje kumara amatsiko abayafite, turushaho kubaha amashirakinyoma ku nkomoko y'amoko n'imiryango migari y'abatuye igihugu cy'u Rwanda. Kugera ahasaga mu mwaka w'1120, ingoma ngabe y'i Gasabo yagengwaga n'Abanyiginya, kimwe n'izindi ngoma shami zagengwaga na bene Gihanga. Hari hamaze guhangwa amoko 10. Abanyiginya ni izina rusange ry'abakomoka kuri Gihanga batigeze bagira inkomoko ku yandi moko, cyane cyane abafite inkomoko kuri Kanyarwanda Gahima. Abasindi ni abafite inkomoko kuri Yuhi Musindi wazunguye se Kanyarwanda Gahima ku ngoma Nyiginya. Kuva ubwo abazungura b'ingoma Nyiginya bose baba Abasindi. Abasindi ni abuzukuruza b'Abanyiginya bakura igisekuru kuri Yuhi Musindi wa Kanyarwanda ka Gihanga. Abashambo bakomoka kuri Mushambo wa Kanyandorwa ka Gihanga, ari we muhanzi wahanze ingoma y'Indorwa. Abashambo ni abuzukuruza b'Abanyiginya bakura igisekuru kuri Gihanga. Abahondogo bakomoka kuri Muhondogo wa Kanyabugesera, Mugondo wa Gihanga, ari bo baremye ingoma y'Ubugesera bw'Abahondogo. Abahondogo ni abuzukuruza b'Abanyiginya bakura igisekuruza kuri Gihanga. Abatsobe bakomoka kuri Rutsobe rwa Gihanga, bo nta gihugu bagiraga, ahubwo gakondo yabo niyo yavagamo abiru, ikabazwa umuganura n'indi mihango bigendana no gutanga abatabazi bitangiraga igihugu. Abacengeri bakamena amaraso yabo kugira ngo u Rwanda rwigarurire ibindi bihugu. Umurwa wabo wari Ihuro ho mu Bumbogo mu ngoma y'Uburiza. Abatsobe ni abuzukuru b'Abanyiginya bakura igisekuru kuri Gihanga. Abacyaba bakomoka kuri Gacyaba ka Nyirarucyaba mwene Gihanga, umukurambere kazi wo mu bwoko bw'Abacyaba. Bategekaga ingoma y'Ubugara. Abacyaba ni abuzukuruza b'Abanyiginya bakura igisekuruza kuri Gihanga. Usibye ko amateka agaragaza ko Abacyaba bari mu gisekuruza cy'Abazigaba, kuko Nyirarucyaba yari yarabashatsemo, ariko baje guhinduka ubwoko bufite inkomoko mu Banyiginya ubwo Gihanga yafataga umwuzukuru we Gacyaba nka Nyirarucyaba bakaragwa n'abana be mu rwego rwo kwanga ko umukobwa we w'ikinege yazaharanwa n'abanyamahanga. Niyo mpamvu Abacyaba babita ubwoko bw'umugore. Abashingo nabo bakomoka kuri Gashingo ka Gishubi
wa Gihanga bari bashinzwe kwenyegeza umuriro kwa Gihanga ngo utazima. Abashingo ni abazukuruza b'Abanyiginya bakuru igisekuru kuri Gihanga. Abega nabo bakomoka kuri Serwega rwa Mututsi wa Gihanga. Umurage wabo wari uwo kuvamo abagore bazabyara abami b'ingoma y'i Gasabo, ari nabo bazavamo abagabekazi. Abega kandi bahawe inshingano zo kuba abarinzi b'igihugu, intangarugero mu kukirasanira. Abega ni abuzukuruza b'Abanyiginya bakura igisekuruza kuri Gihanga. Abakono bakomoka kuri Ntandayera ya Mukono wa Mututsi wa Gihanga, nabo bahawe umurage wo kubaha ababyara abami no kuvamo abagabekazi b'ingoma. Abakono ni ubuvivi bw'Abanyiginya. Abaha bakomoka kuri Muha wa Ntandayera wa Mukono wa Mututsi wa Gihanga, nabo bahawe umurage wo kubyara abami no kuvamo abagabekazi. Abaha ni ubuvivure bw'Abanyiginya bakura ikivivure kuri Gihanga. Muri ayo moko y'imiryango migari akura inkomoko ku Banyiginya, yagiye akura umunsi ku wundi, ari nako avukamo ibihangange byinshi byagize uruhare rukomeye mu mushinga wo kubaka u Rwanda. Amoko yagiye akomoka kuri ayo moko y'umuryango mugari niyo dukunze kwita amoko y'inzu yo kwa kanaka. Imiryango yakunze kugira amoko y'inzu menshi ni Abega, Abanyiginya kuko ari bo basangiye ingoma igihe kirekire. Mu gice gikurikira tuzabasesengurira amoko y'imiryango migari ifite inkomoko